Shalom, twongeye kubaha ikaze ku isengesho ribohora. Nyuma y'iminsi iciyemo nk'ibiri tutaboneka cyangwa se itatu, turashima Imana yongeye kutugirira ubuntu kugira ngo tuboneke. Tuguhaye ikaze rero kuri wowe uri kutumva kuri telefoni yawe, kuri screen yawe. Imana iguha umugisha. Tuzanywe no gusenga, aho duherukira hano ku isengesho ribohora twaganiriye ku ngabo zikomeye Satani akoresha ku kiremwa muntu cyangwa ku mwana w'umuntu, kuri wowe cyangwa se kuri njye. Tubona yuko izo ngabo zidahari, akazi ka Satani nta kaba gahari. Ubu rero tuje kugira ngo dufate umwanya wo gusenga, ariko mbere yuko dusenga ni isengesho riba ryiganje ku kwitandukanya n'imyuka y'abapfuye bo mu muryango ndetse n'imizimu y'imiryango aho umuntu akomoka. Buri muntu wese agira inkomoko ye, agira aho aturuka. Nta muntu utagira aho akomoka n'aho aturuka. Uwo ntabwo yaba ari umuntu utagira aho akomoka ngo habe hazwi se na nyina, sekuru, sekuruza, kugenda mbega hepfo kugeza mu bisekuru. Uwo muntu ntabwo aba ari umuntu. Tuje gusenga rero, ariko mbere yuko dusenga reka turarike twongere ngo Umwuka Wera azabane natwe, atuyobore mu isengesho rifite intego. Isengesho ryabasha gutuma wowe ubohoka nanjye mbohoka. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Mana y'icyubahiro, Mana iganje mu ijuru no mu isi, amasaha nk'aya twongeye guhamagara ubuntu bwawe n'imbabazi zawe kugira ngo byiruruke kuri njye. Mwuka Wera ururuka kuri njye, tuyobore mu kuri kose, tuyobore mu ijambo ryawe, tuyobore muri iri sengesho. Izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu Kristo, tuma Umwuka Wera fata umutima wanjye, fata ijwi ryanjye, fata akanwa kanjye. Mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, ntaba ari njye usenga, ubwo Umwuka Wera asengere muri njye, ayobore n'abandi kandi yigishe benshi gusenga. Biciye muri iri sengesho urikoreremo ibitangaza, urikoreremo imirimo ihambaye, ndetse biciye no mu ijambo tugiye kuganiramo wihesha icyubahiro. Wavuze ko ntawe uza gukurikira uzigera ugendera mu mwijima na hato. Uwiteka, turi imbere y'ubwiza bwawe, reka duhinduke umucyo n'isengesho riganze rihinduke umucyo mu buzima bw'uyu muntu, maze mwami abashe kubohoka. Urakoze kuri Imana, mba gusenga mu izina rya Yesu risumba amazina yose, amen. Nk'uko rero twababwiye, intambara zacu turwana nazo ni intambara z'umwuka, si intambara z'umubiri. Ni intambara Pawulo yaravuze ngo nubwo tugenda twambaye umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'umuntu. Ngo ndetse n'intwaro z'intambara yacu ntabwo ari nk'iz'abantu, ngo ahubwo imbere y'Imana zigira ububasha bwo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka z'ikintu cyose kishyire hejuru kurwanya Imana, tukakigomororera Kristo. Dufata mbere ibitekerezo by'umuntu. Reka mbanze ngusomere iryo jambo uryumve neza. Ni ijambo riboneka mu iryo jambo mvuze twaribona mu Bakorino igice cyaho cya 10 n'umurongo waho wa 3. Abakorino igice cyaho cya 10 n'umurongo waho wa 3 niho iryo jambo twaribona. Reka rero dusome iryo jambo hanyuma tubone gukomeza. Tubone gukomeza. Na Abakorino ba kabiri igice cya 10 n'umurongo waho wa 3. Abakorino ba kabiri igice cya 10 n'umurongo waho wa 3 handitse ngo, nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu. Ninde ugenda afite umubiri w'umuntu? Urimo uravugwa
ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ninde ugenda wambaye umubiri w'umuntu? Ni wowe w'umwuka, wowe w'umwuka, njye w'umwuka, ngenda nambaye umubiri w'umuntu. Impamvu biraba ngo nubwo tugenda twambaye umubiri w'umuntu, nuko imibiri itandukanye. Hari umubiri w'inyamaswa, hari umubiri w'igisiga, hari umubiri w'udusimba cyangwa udukoko. Ni ukuvuga ngo rero umuntu udafite umubiri ntabwo aba ari umuntu. Kugira ngo ube umuntu ni uko ugomba kuba ufite umubiri. So iyo turwana rero, si imibiri irwana, harwana wowe imbere, harwana wowe w'umwuka. Wowe w'umwuka ukarwana n'ibindi biremwa by'umwuka. Ibiremwa by'umwuka rero tuvuga twarabisobanuye, ni imizimu n'amajini n'abadayimoni, aribo bamarayika b'umwijima. Rero twasobanuye yuko mu ntambara z'umwuka Satani akoresha imizimu cyane y'imiryango, kuko imizimu ni imyuka y'abantu yahoze hano ku isi, ariko igifite noneho rero abo ku isi basigaye ku isi barayiterekerera, barayambaza, bakazajya bayisenga. Iyo niyo ihinduka imizimu. Kimwe n'umuntu wapfuye agapfira mu byaha, iyo yamanutse ikuzimu ahinduka umuzimu. Impamvu nyine yitwa imizimu, ni umuntu, nawe urabyumva, ni umuntu ubikuzimu. Ikuzimu, uwamanutse ikuzimu wese ahinduka umuzimu ako kanya. So ni ukuvuga ngo rero izi twasobanuye ko imizimu ari izo ngabo zikomeye Satani akoresha. Zidahari urugamba nta rwaba rugihari. Imizimu rero twabonye ko ari ibiremwa bitera ubwoba abantu, kuko ni ikiremwa gishobora kwinjira mu nzu yawe wayikinze, ariko ko kidafite amaraso, kidafite n'umubiri, ntushobora kukibona. Niyo mpamvu Yesu yigisha ku isomo ry'umuzimu yabwiye abigishwa bati, ngaho nimundebe, nimunkoreho, murebe ibiganza byanjye, murebe n'ibirenge byanjye. Ese umuzimu ugira amagufwa n'inyama? Aravuga ati, ni ngewe. Bari bahinze umushyitsi, batinye. Noneho sasa sobanukirwa ko umuzimu rero ubasha kwinjira mu nzu yawe ukakwataka, ukaguteza uburwayi, ukaguteza krize, ukaguteza ubukene, ukaguteza ingeso mbi, wakwinjiramo ukaguteza ibyaha, ukaguteza irari ry'inzoga, ukaba umusinzi, ukasinda uzi ko ari wowe usinda, kandi ari umuzimu unywera muri wowe. Ugasambana uzi ko ari wowe usambana, kumva ari umuzimu usambanira muri wowe, gukoresha ibyo ngibyo. Rero isengesho tugiye gukora ni isengesho risenya ibyo biremwa, ni isengesho ryirukana iyo mizimu, ryitandukanya n'imizimu y'imiryango. Umvise rero iby'iri jambo dukomeje tugasoma, rigakomeza rikavuga ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu. Ntabwo intwaro z'intambara yacu ari za zindi zigaragara. Oya, Pawulo yavuze intwaro z'Imana izo arizo. Avuga ko ari agakiza, ari ukwizera, ari ugukiranuka, ari ubutumwa bwiza, ari ugusengesha umwuka iteka, ndetse n'ijambo ry'Imana. Izo nizo ntwaro dukoresha mu isi y'umwuka. Iyo udafite ijambo muri wowe ukaba nta jambo, imizimu ntabwo apfa kuyitsinda. Muri wowe nta gakiza k'Imana ufite, ariko ingofero, ntabwo watsinda imyuka mibi, ntabwo watsinda imizimu. Muri wowe nta mwuka w'Imana ukurimo, muri wowe udasenga, muri wowe ubaye uri umuntu udakiranuka, utizera, ntabwo ushobora gutsinda imyuka mibi. Kugira ngo rero utsinde imyuka mibi gusaba kugira ngo mufite izo ntwaro zose tubuze. So rero dukomeze dusenge, bambe dusome iri jambo hepfo yazo ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntabwo turwana mu buryo bw'abantu, kuko n'intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Ubumbise za ntwaro mu isi y'umwuka zisenya ibihome imizimu barashyizeho. Niba imbere yawe imizimu yarubatse ibihome, ikubaka ibisiga ikavuga ngo ntuzacana, ntuzashaka, ntuzarongorwa,
izi ntwaro tuvuze ariyo ntwaro yo gukiranuka, intwaro y'agakiza, intwaro y'ijambo ry'Imana. Izo ntwaro iyo uzifite uzibitseho, usenya ibyo bihomo kubaka, usenya ibyo bihomo ugashaka. So petese kirihoria. Reka ngusomere izo ntwaro mbere yuko dukomeza kugira ngo wumve twinjire mu mavuta meza yo gusenga amaze gusobanukirwa ibyizi ntwaro. Ni ngombwa rero kugomba kuba wibitseho intwaro z'Imana. Nta ntwaro z'Imana. Efeso mu gice cyaho cya 6 niho tugiye kureba icyo izo ntwaro Bibiliya ivuga. Efeso igice cyaho cya 6, Efeso igice cyaho cya 6, duhere ku murongo wa 14 handitse ngo muhagarare mushikamye. Reka duhere ku murongo wa 13. Haravuga ngo nuko mutwara intwaro zose z'Imana. Biragusaba kugira ngo ube ufite intwaro z'Imana, kandi impamvu kugira ngo ugire intwaro z'Imana ni ukugira ngo ubashe guhagarara ngo ku munsi, kugira ngo ubashe gukomera ku munsi mubi, kandi urangije byose ubashe guhagarara udatsinzwe. Wa munsi mubi wo Satani yakugabaho ibitero, uw'abarozi bagugabaho ibitero, uw'imizimu yakugabaho ibitero, Imana irakubwira ngo ambara, twara intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe gukomera ku munsi mubi, wa munsi wisanzemo w'urugamba, wa munsi wisanze wagabweho ibitero. Uravuga ngo biragusaba kugira ngo rero niba udafite intwaro z'Imana wowe ntabwo uzabasha gukomera, kandi niba nanone udafite imbaraga intwaro z'Imana ushobora gutsindwa muri uwo munsi. Niyo mpamvu ijambo rero rivuga ngo muhagarare mushikamye. Icyambere rero ugomba kuba ufite agakiza gashikamye muri wowe, uri umunyakuri. Ijambo rivuze ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri. Intwaro ya mbere ni ukuri, ugomba kuba umunyakuri, kandi muri wowe ukaba ufite n'ijambo rya Kristo ndetse n'ukuri ari we Kristo. Kuba umunyakuri mu byo uvuga, kuba umunyakuri mu byo ugambirira, kuba umunyakuri mu byo ukora. Wambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Urasabwa gukiranuka iminsi yose. 3, ukwezi inkweta ari bwo butumwa bwiza bw'amahoro bukwiteguza. Ugomba kuri wowe, muri wowe wuzuye ubutumwa bwiza kandi wumva ubutumwa bwiza. Uko ugenda wumva ubutumwa bwiza niko ubutumwa bwiza bwinjira muri wowe bugahinduka inkweto uba wambaye. Dukomeze dusome ngo mukwezi inkweta ari zo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, ngo kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Kwizera, kutwara kwizera. Urangije byose urasabwa kwizera. Kwizera niko kuzimya imyambi, niko kwazimya umwambi w'ubukene, niko kwazimya umwambi w'ibyaha, niko kwazimya umwambi wa krize, niko kwazimya umwambi w'igitero cyakugabwaho gishaka kugusenyera umuryango cyangwa gishaka kugusenyera relationship. Kwizera niko kubasha guhagarika ibyo. Kwizera niko kubasha guhagarika uburwayi, mwambi w'uburwayi Satani yakurasa. Kwizera ko ni ngombwa kuko niko konyine kubasha kugukingira ibyo byose. Twakomeza rero tugasoma, akavuga ngo mwakira agakiza kab'ingofero, mutware inkota y'umwuka, ryo jambo ry'Imana. Urumva igihe cyose turi mu ntambara z'umwuka, izi ntwaro zose tuvuze tubonye ko ari izo kwidefanda, ariko iyo dushaka gusubiza natwe tukarasa. Ni ukuvuga ngo tubonye ko mu ntwaro z'Imana habamo intwaro z'ubwirinzi, ariko hakabamo n'intwaro dukoresha natwe tugaba ibitero. Tukohereza amakombora, tukohereza za mesire tukazirekura. None rero iyi mesire turekura cyangwa se intwaro zisubiza aduwe, jambo rivuze ngo mutware inkota, ari ryo jambo ry'Imana. Bivuga ngo ijambo ry'Imana mu isi y'umwuka turikoresha tugira gute, natwe tugaba ibitero cyangwa natwe dusubiza abanzi bacu igihe baba baturashe. Ni ijambo ry'Imana, inkota ari ryo jambo ry'Imana. Bepfo akavuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga.
ibyo navuze. Urumva ugomba kuba uri umunyamasengesho, ugomba kwihangamo cyangwa kwiteramo umwuka wo gusenga ugahinduka umunyamasengesho usengera ubuzima bwawe. Utari umunyamasengesho utazi gusenga ni ikibazo, ntabwo wabasha gutsinda imizimu y'imiryango. Imana rero iguha umugisha kandi ikugirire neza. Tugarutse rero mu ijambo twahoze dusoma ryakomeze ngo nanone hariya nyine mu Bakorinto ba kabiri igice cya 10 riravuga ngo dukubita hasi impaka, ariko kane hakavuga ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Izi ntwaro dusomye, igihe uzibitseho ubasha gusenya ibihome by'ubukene, ubasha gukubita hasi impaka zose za kiruzi na gipfumu na gikonikoni zikugirwa cyangwa ugishwa, ukavuga ngo ndatera imbere, abarozi bakavuga ngo ntawazagera. Izo mpaka tuzikubita hasi dukoresheje izi ntwaro z'umwuka. Ngo twakomeza rero akavuga ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Biba mu isi y'umwuka dufite ubushobozi bwo gukubita impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya ubuzima bwawe, cyishyiriye hejuru kurwanya umugambi w'Imana. Reka rero twinjire mu mwanya mwiza wo gusenga. Mwanya mwiza wo gusenga, ni ngombwa ko Data wa twese aguha intwaro. Ibaze igihugu kibaye kidafite intwaro kiratsindwa mu rugamba, kikubitwa nabi cyane. Uko niko bigenda iyo uri umukristo utibitseho intwaro, mizimu irakwataka ikagukubita ikakwangiza. Kandi gukubita ku mizimu ni amakirize, ni ubukene, ni indwara, ni icyangiro, ni igisuzuguriro, ni uko nguko, ni rimwe na rimwe ni ibyaha bya hato na hato. Ariko turashimira Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu, intare mu muryango wayo dukinga ntihagire ucingura. Nashakaga rero kukwereka yuko yes, ugomba kuba ufite intwaro z'Imana kugira ngo ubashe gutsinda imizimu cyangwa se imyuka mibi. Imyuka mibi igihe cyose udafite intwaro z'Imana ntabwo yirukana ngo ugende, ariko iyo wambaye intwaro z'Imana nkuko ubyumvise, imizimu irahunga. Rero tangira rero, tegura umutima wawe, tegure n'ubwenge bwawe, bishyire hamwe, hanyuma uhindize mu mwuka wo gusenga. Mbere yuko dusenga nanone, ariko ndagira ngo dusome iri jambo ry'Imana nanone tugiye gusengeramo. Reka dusome iri jambo ry'Imana nshaka ko dusengeramo, hanyuma umwuka wera aratuyobora kandi turasenga koko. Ni ijambo riboneka mu Bakorinto ba kabiri 5, Bakorinto ba kabiri igice ca 5, duhere ku murongo waho wa 6. Handitse ngo nicyo gituma dukomera umutima iteka kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Mubiri nge nawe iyo turi mu mubiri, Satani we aturebera mu maraso yo mu mubiri, akurebera mu nkomoko zaho uturuka, akareba akavuga ngo uyu ni mwene nde wa Rwanda. Niba ukomoka baraterekere bakabandwa bakaraguza, akakureberera muri iyo shusho, akumva rero ko ufite ubutware bwo kuba yazamura cyangwa yategeka sogokuru wawe, akamubwira ngo zamuka, so wawe, sekuruza wawe cyangwa nyogokuruza wawe, akaba yabategeka, akabavuga ati mugende mutuzanire kariya gahungu. Ibyo tubabwira ni ukuri, ntabwo ari ibinyoma. Dusengera abantu rimwe na rimwe imizimu ikabavugiramo. Waba urimo urasenga, urimo urakubita umuzimu ugasakuza, ugatangira kuvuga uti ni runaka na runaka, ikavugira mu muntu. Noneho bishoboka ko umubiri w'umuntu ushobora kwigabanya, abazimu bakawugabana, bakawigabiza bakawugabana. Ugasanga hari abicaye mu mazuru, hari abicaye mu isura, ugasanga hari abicaye mu nda, ugasanga hari abicaye mu bitugu, abandi bicaye muri sexe, mbe ugasanga umubiri wawe wose barawigaruriye. Abazimu barawigaruriye, kuko na Yesu yaravuze ngo daimoni ivuye mu muntu izerera ishakisha uburuhukiro ikabura, ngo ariko ikibwira ngo uwasubira muri yanzu nahozemo. Ndagira nkubwire ngo umurimo wo gusenga ukitandukanya n'imizimu
bisaba kugira ngo n'ubundi uhore update wibereye maso, uko n'ubundi nyuma yo kwirukana ikava ku buzima bwawe igenda izerera ishaka uburuhukiro ikabura, ikavuga ngo reka ngaruke kuri wowe. Iyo kugarutseho igasanga mu mutima wawe wasubiye mu byaha, mu mutima wawe nta mbaraga zo gusenga zirimo, umutima wawe wuzuye amaganya, wuzuye kwiheba, ibihe byo gusenga byakubanye bike, ihita igenda igahamagara iyindi irindwi ikaza ikinjira muri wowe. Iyo yinjiye muri wowe rero yicara mu mubiri, biterwa na misiyo yahawe. Niba umuzimu wabwiye ngo runaka ntazashake, wicara muri sexe, wamara kwicara muri sexe ukicara no mu isura kugira ngo agire icyangiro ku bantu, ku wakagombye kumukunda ngo bubakane. Umuzimu ni gukora, wicara mu isura ukicara no muri sexe. Mpamvu wicara muri sexe ni uko udashaka ko hari umuntu w'umugabo cyangwa w'umugore uzashaka. Ufata sexe ugafata no mu isura. Isura impamvu yo kugira ngo umuzimu ufate mu isura ubugambire kugira ngo kwambike icyangiro utagaragara, utagira ugukunda. Iyo ari umuzimu wahawe misiyo kugira ngo ntuzabyare, ubwo uba wicaye muri nyababyeyi, uragenda ugacurika nyababyeyi. Ubwo abo bose ibyo byose ndi kuvuga, amasengesho ni byiza gusenga, ariko mbere y'ibindi byose ni byiza kubanza kunyura muri deliverance. Ibyo iyo ndi kuvuga, iyo uzi ko wariye ku ntonorano, iyo uzi ko wagiye mu bapfumu, iyo uzi ko wavukiye mu miryango iterekera nawe ubibona, nawe ukarya ku byaterekerewe, iyo uzi kugenda n'indasago, iyo uzi kugenda n'ibintu bitandukanye, mbere y'ibindi byose ni ukuba ugomba guca muri deliverance. So dukomeza rero, umuzimu iyo wahawe kubwirwa ngo ntazatunga icyo azakora cyose cyangwa agira ukuboko kubi, ubwo iyo mizimu iragenda ikicara mu maboko yawe. Iyo yabwiwe kugira ngo kugire ikimuga, ubwo nyine biterwa n'ubumuga bapanze ubwo bagomba kuguhereza. Rero isengesho tugiye gukora ni isengesho ryitandukanye. Numvise ko ijambo rirabuze hano, turimo turasoma iby'ijambo, hanyuma duhite twinjira mu mwuka mwiza wo gusenga. Ijambo ryarivuze ngo nicyo gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Urumva rero nibyo nasobanuraga mvuga ngo Satani cyangwa abadayimoni, imyuka mibi, bo bakurebera mu nkomoko, ntago bakurebera mu nkomoko y'umubiri. Nibakureba mu mwuka baba barakurikirana amaraso yabo. Hari igihe bavuga ngo turakurikirana umuhungu wacu, ni umukobwa wacu tugomba gukurikirana. Ni wowe rero ugomba guhagarara mu mwuka ukavuga ngo sindi uwanyu mu izina rya Yesu, ndi icyaremwe gishya, navutse ubwa kabiri. Wibuke ko ijambo rivuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana, ngo ni ijambo ryo guhamya kwabo. Gutsinda imizimu bigendana no kuba waramaze kwizera umwami Yesu Kristo, ukamwinjiza mu bugingo bwawe, kwihana ibyaha, ukagira za ntwaro zose, ukaba uri umuntu uharanira gutunga za ntwaro zose twavuze. Gatatu, noneho mu gusenga kwawe ukaba uri umuntu ubasha guhamya nyine, ngo ni ijambo ryo guhamya kwabo. Ijambo ryo guhamya kwawe rero ni iryo ngiryo, no kuvugana n'iyo mizimu ukavuga ngo ntacyo mpfana namwe. So tegura umutima rero dusenge, ntabwo nshaka gutinda cyane. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, izina nahawe gukirizwamo. Uwiteka nciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, ndi umunyabyaha wemera ibyaha, sinabasha kwikiza ibyaha byose nkora cyangwa se nakoze. Sabye imbabazi imbere y'Imana ihoraho, ninginga Data twese umuremyi w'ijuru n'isi, kugira ngo amaraso yongere kweza umutima wanjye,
amaraso yawe Yesu Kristo yuhagire ubugingo bwanjye, amaraso yawe Yesu Kristo ankureho urubanza rw'ibyaha n'ibicumuro, amaraso yawe Yesu Kristo asibe gukiranirwa kwanjye kose mu izina rya Yesu Kristo. Muri gukiranirwa kose, gutishwa mu bitekerezo, gutishwa mu marangamutima, kunyuzwa mu bushake, mu myumvire, mu mitekerereze, Yesu Kristo guhanaguze amaraso yawe kunshireho ibyo ndegwa byose mu isi y'umwuka, ibirego byose ndegwa mu isi y'umwuka. Yesu Kristo amaraso yawe bisibe, wishyizeho ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye, ucumitirwa ibyaha byanjye, upfira ibyaha byanjye, kugira ngo mbashe kubaho nambaye gukiranuka kwawe Yesu Kristo. Niyo mpamvu nsabye kugira ngo abashaho nkaya ibyaha byanjye bitwikirwe n'ibicumuro byanjye bishireho, kuko handitswe yuko hahirwa ababariwe ibyaha byabo, ibicumuro byabo bigatwikirwa. Uwiteka ko nk'imbabazi z'umwami Yesu Kristo, ndagusaba kugira ngo ibyaha byanjye bitwikirwe kandi bihanagurwe, n'ibicumuro byose bihanagurwe byimva mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, bambwe gapfa kazuka. Yesu nsabye imbabazi z'ibyo data na mama n'ibisekuru 5 by'ibyo bakoze, amaraso yawe ampanagureho urubanza rwabo n'ibyaha byabo muri iyi saha. Buri gukiranirwa kose na buri gucumura kose kwaranze umuryango mvukamo, kwaranze amaraso naturutsemo, ngusaba imbabazi kugira ngo guhanagurwe ku buzima bwanjye. Izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, urakoze Yesu Kristo. Masanhaye reka uhinduke umucyo mu mutima wanjye Yesu Kristo. Karibu mu mutima wanjye, karibu mu bugingo bwanjye, karibu mu mwuka muri njye, karibu mu mubiri wanjye wose mu izina rya Yesu wabambwe agapfa kazuka. Nyambika intwaro zose Yesu Kristo, intwaro y'agakiza, intwaro yo kwizera, intwaro y'ijambo ryawe, intwaro y'ukuri kwawe, intwaro yo gukiranuka, intwaro y'umwuka wera no gusengesha umwuka iteka. Urakoze mwami, nambaye intwaro zose mwami z'umwuka, intwaro z'Imana. Ninjiye mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo, nitandukanyije na buri muzimu wese wangenzaga, nitandukanyije n'imyuka y'abapfuye bo mu miryango Uturukamo n'Uturukamo. Izina rya Yesu Kristo Nazareti wabambwe agapfa kazuka, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa kazuka. Nitandukanyije n'imizimu yose, vuga uti mu izina rya Yesu Kristo nitandukanyije n'umuzimu wose wo mu muryango, n'imyuka y'abapfuye bo mu muryango, mu ruhande rwa data, mu ruhande rwa mama, kugeza ku bisekuru 5 byabo. Abo Satani yategeka yazamura, ababarozi bazamura bakabanyohera bakabantongera, iyi mizimu ndayirukana mu izina rya Yesu wabambwe agapfa kazuka. Kuko ijambo rivuga yuko ibimenyetso n'ibitangaza bizagumana n'uwizera, ari uko tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ijambo rivuga yuko babisha banjye bazantera baciye mu nzira imwe, bakamunga baciye mu nzira 7 mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa kazuka. Kuko handitswe yuko umuntu wo muri twebwe azirukana babisha b'igihumbi. Kuko handitswe yuko uzatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwanjye Yesu Kristo. Amasaha ingabo za Satani izitumwa kuri njye, ariyo mizimu itumwa kuri njye, yakwinjira muri njye, kanteza imico mibi, kanteza ingeso mbi, ndayisenya muri njye mu izina rya Yesu Kristo. Ndayirukana muri njye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti wabambwe agapfa kazuka. Ndirukanye buri mwuka wose wapfuye wakwicara mu mutwe wanjye, izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Umutwe wanjye gumanuyemo amaraso ya Yesu Kristo, nguraritsemo Yesu Kristo. Sura yanjye nyiraritsemo Yesu Kristo, umubiri wanjye wose nguraritsemo Yesu Kristo. Ingingo zose z'umubiri wanjye nziraritsemo umwami Yesu Kristo. Nzirukanyemo buri mwuka wose washaka kuzikontorora no kuzinjiramo, izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Yesu Kristo kwino ganze umubiri wanjye, kwino ganze ingingo zanjye, kwino ganze imyumvire yanjye, amarangamutima yanjye n'ubushake bwanjye, mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Kwino ganze umutima
umutima wanjye wose uko wakabaye mu izina rya Yesu Kristo, unuganze sura yanjye yose mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Yesu Kristo icara mu isura yanjye uyihindura umucyo mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Icara mwami mu nyama z'umubiri wanjye, ukorere mu mubiri wanjye Yesu Kristo. Ibiba byihaye ikaze mu mubiri wanjye ndabisora mu izina rya Yesu, ndabisora. Sora ibyo bintu biri mu mubiri wawe, twika ibyo bintu biri mu mubiri wawe mu izina rya Yesu. Sora iyo mizimu yicaye mu nda, iyo yajyaga ivuga mu nda yawe kumva ibintu birimo biridumbaguza. Kubita iyo mizimu uvuga ngo musohoke, kubite kuri iyo nda. Bwira uwo mwuka usohoke mu nda yawe, ukubita kuri iyo nda. Niba ari umutwe mu gihorihori kumva ari ufite ikibazo, fata muri icyo gihorihori, bwira uwo muzimu ngo sohoka mu gihorihori cyanjye mu izina rya Yesu. Niba ari mu gutwi, fata mu gutwi, bwira uwo muzimu uti sohoka mu gutwi kwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ahantu wumva utameze neza muri uwo mubiri, menya ngo hari umwuka uhicaye. Niba ari mu mbavu, vugana n'uwo mwuka usohoke muri iyo mbavu mu izina rya Yesu Kristo. Niba ari mu gifu, vugana n'uwo mwuka usohoke muri icyo gifu kwa jina la Yesu. Ndavugana n'imizimu yose katika jina la Yesu Kristo ishaka kwicara mu mubiri wanjye. Muhinge muri w'Imana batwike, muri w'Imana batwike mu izina rya Yesu Kristo. Muri w'Imana batwike kwa jina la Yesu. Ndabohora amazuru, ndatwika abadayimoni bakwicara mu mazuru yanjye, ndayabohoza mu izina rya Yesu Kristo. Nisomba amazina yose, ndabohoza uyu mubiri, nirukanye imizimu yose kwa jina la Yesu. Inkurikirana n'inshakisha ndayica mu izina rya Yesu, ndayisenya mu izina rya Yesu. Nitandukanyije n'imyuka y'abapfuye bo mu muryango katika jina la Yesu, bakamanuka ikuzimu, bakamanuka kwa Satani. Nitandukanyije nabo mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndabakumira ku buzima bwanjye, abatumwe kunteza ubukene, abatumwe kunteza inyatsi, abatumwe vuga uti mu izina rya Yesu, abatumwe kunteza inyatsi, abatumwe kunteza ibibazo, abatumwe kunteza ingeso mbi, abatumwe gutuma nizenguruka, abatumwe gutuma mpura n'amakirize n'ibibazo mu izina rya Yesu. Marayika wegeranya n'abegeranya umuriro w'Imana batwike, umuriro w'Imana batwike, bampunge ntibazangurukayo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Urakoze Yesu Kristo. Komeza usenge, ubohore imigisha yawe yose. Iyo ngiyo abazimu batwaye, iyo bakubuza kugeraho, wature kwigeraho mu izina rya Yesu. Aturute mu izina rya Yesu. Ndagera ku mugisha wanjye wose, nibwe n'abazimu, uburenganzira bwanjye nibwe n'abazimu, ndabugeraho mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ingeso bantezaga mbi ndazisenya, nitandukanyije nazo mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Iyi mizimu yose yajyaga inyataka nsinziriye kizweyo, aturute ndayitwika mu izina rya Yesu. Ndabirukana kuri nge, mugende mwamyuka mimwe, muve ku buzima bwanjye, myuka mizimu mugende mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Nitandukanyije na buri sezerano ryose ryampuzaga n'imizimu yo mu miryango mu izina rya Yesu Kristo. Isezerano ryo kurya inyama z'intonorano, isezerano ryo gucibwa indasago, isezerano ryo gutekerera abadayimoni, isezerano ryo gutura abazimu, tetandukanye naryo mu izina rya Yesu Kristo. Vuga uti mu izina rya Yesu, buri sezerano ryose ry'abazimu ryahaga uburenganzira abazimu bo miryango, imyuka y'abapfuye mu muryango kugenda, ndarisenya mu izina rya Yesu. Nitandukanyije naryo mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndatura ngo ndi mu isezerano ry'amaraso Yesu Kristo, ryakomejwe n'amaraso Yesu Kristo, ari ryo sezerano ryo gucungurwa k'ubugingo bwanjye, nanjye ubwanjye bwite kwa jina la Yesu. Ndacunguwe mu izina rya Yesu. Hacunguwe impano zanjye zose abazimu bari barafatiriye. Hari impano zari zikurimo abazimu bari baricariye, bazirekure mu izina rya Yesu Kristo, bazirekure mu izina rya Yesu Kristo. Iyo mpano yo gucuruza, iyo mpano yo kujya inama, izo mpano nawe wizimo zakagombye kugufasha. Ndavuga simvuga impano z'umwuka wera, ndavuga impano zagufasha kuba muri ubuzima bwa hano mu isi, nko gucuruza n'ikindi cyose wizimo wabasha gukora hano mu isi ukabaho. Icyo ni impano yaguhaye cyihariye. Imbaraga rero zabashije kuzimya izo mpano zawe zagutunga, ndatwika izo mbaraga mu izina rya Yesu. Zirekure izo mpano zawe, zirekure mu izina rya Yesu, zirekure izo imizimu
irekure inyenyeri yawe, inyenyeri zawe zazimye ndatura ngo zongere kwaka, izibwe zigaruke, izimizimu yatwaye zigaruke mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze mwami kuri Imana ibohoye abantu bawe. Reka bari bafite indwara zikomoka ku mizimu katika Jenaso, ndategeka mwa mizimu mwe, mwebwe mwazanye indwara muri uyu mugore, mwebwe mwazanye indwara muri uyu musore, muri uyu mugabo, ndabategeka musokane indwara zanyu muri uyu muntu kwa jina la Yesu. Fire! Ndatura ngo umuriro w'Imana utwike buri ndwara yose na buri kibazo cyose cyaterwaga n'umuzimu mu mubiri wawe, gisokane n'uwo muzimu katika jina la Yesu. Nkwatuye igisubizo kivuye ku mwami Yesu Kristo, nkwatuye kubohorwa kuzanwa n'amaraso Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo wapfuye akazuka. Wowe wakurikiranaga nohereje umuriro w'Imana, ntumye umuriro w'Imana kukuzenguruka mu izina rya Yesu, ntumye umuriro w'Imana isumba byose, umuriro ufite amaso, umuriro ugenda, umuriro ufite amaguru, gusanya ahuri twika imizimu yose yari kubangamiye, imizimu yose yari kurimo, yari yicaye ku mutwe, yari yicaye mu nda, mu bitugo, yari yicaye muri uwo mubiri, soka mwa mizimu mu izina rya Yesu. Musakuze muve muri mugore, musakuze muve muri mugabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndabategeka mu itegeko nahawe muri Kristo Yesu, mu mbaraga umwami Yesu Kristo yanteretsemo, ndabategeka muve muri abantu, muve muri abantu, shakongoka byana indwara zawe. Ndategeka sida wateretse muri uyu muntu isoke muri we, ndategeka kanseri, hypertension, umuvuduko bisoke muri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutegeka wowe udashaka kuyarongorwa, soka muri warongorwe kwa Jenaso. Wowe utera ubugomba, wamuteye ubugomba ufungura ubyaro kugira ngo atabyara, wicaye muri nyababyeyi, ndavugana nawe wicaye muri nyababyeyi uyu mugore udashaka kubyara, soka muri nyababyeyi be, shawa muzimu we katika Jenaso. Yewe wamukurambere wicaye muri nyababyeyi, soka muri nyababyeyi mu izina rya Yesu Kristo. Rekura uyu muntu abona akazi mu izina rya Yesu, rekura aka kazi kwa jina la Yesu Kristo, rekura uyu muhamagaro kwa jina la Yesu. Mwa mizimu mwe ndatura ngo marayika w'isumba byose Uwiteka tuma marayika wawe yegeranye imizimu yaba yose, buri muntu wese wumva iri sengesho kwa jina la Yesu, marayika bo hiyo mizimu ayikubitire kure y'uyu muntu, umuntu abohoke, utezwa ubusambanyi, utezwa kwikinisha n'imizimu, utezwa ubusinzi n'imizimu, utezwa amahane n'imizimu, uteza kubeshwa akabeshya kubera umuzimu wabo murimo umuteza kubeshya. Yemwe mwa mizimu musakuze muve muri aba bantu kwa Jenaso. Umuriro w'Imana batwike, umuriro w'Imana batwike. Nawe komeza usenge wange iyo mizimu, komeza usenge wiyatureho kugomba kubohoka, wiyatureho kuri umwana w'Imana, wiyatureho yuko ijambo rivuga yuko Uwiteka azatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Reka abo bazimu bapfe ku bwawe mu izina rya Yesu, batandukane nawe, baguhonge mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Urakoze mwami kubohoye abantu, urakoze ko ugiriye abantu neza, kandi ko muri iri sengesho hari abantu bahaye urubyaro, hari abantu bahaye akazi, hari abantu bohoye ku ndwara z'imizimu n'indwara z'imiryango, hari abantu wubakiye urugo. Yewe muzimu washaka gusenya urugo rw'uyu mugore, ndakuvuma mu izina rya Yesu Kristo. Reka uru rugo rwongere gutekana, uyu mugore wongere gukundwa n'umugabo we mu izina rya Yesu. Umugabo n'umugore bongere guhuza kwa Jenaso. Iyi fiançailles yari yasenyutse katika Jenaso, reka ongere kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari byasengwe n'umuzimu ndatura ngo birubatswe kuri aba bantu bawe mwami, ibyari byibwe kuri aba bantu bawe mwami, kuri buri wese uri hano kuri iki gicaniro cy'isengesho riwora, ndatura ngo icyo aribwa kigaruke ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Kandi nanjye ndatura ngo ibyanjye byose bize muri iri joro, mu izina rya Yesu, bize muri uyu munsi, mu izina rya Yesu, bize muri uku kwezi, mu izina rya Yesu usumba amazina yose. Iby'aba bantu nabyo bize byose mwami, igisha ya buri wese warunkurikiranye reka imusigereho mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo dusabye twizeye, amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha, kanda subscribe niba bwari ubwa mbere, kugira ngo niba utaha utazadushaka ukatubura. Kandi nawe wakoze subscribe, icyo usabwa ni ugukora share ugasangiza abandi iri sengesho. Imana amahoro iguhe umugisha, kandi Imana amahoro ikugire neza. Shalom. Nakagaruka ku isengesho riwora official.